Yagiye hino tugiye gutanga impano y'inama y'ukwezi ya Musanze twipanga ari kumwe n'amandiho na ntirenganya. Itangazo twararitanze tubwira abari hano bose ngo Charlotte uziko babanye neza wese ategura impano ya regionali. Abakristo bose barabateguje ko abari bari hano, ariko abatari bari hano ntabyo bazi, ariko abari bari hano bose biteguye gutanga impano kuko twabiganiriye. Sitoro rya byanga byonyine gusa, ahubwo twabwiye abakristo bose inama y'ukwezi ya Musanze. Rero inama y'ukwezi ya Musanze y'ukwezi ya Musanze ntirenganya ari hehe? Twateguye nyakwa regionali y'akanzu ngiyi bayishyikiza Charlotte. Ini kanzu ibihumbi 50. Ikuje isoko kanzu hanyuma mugataraga umuntu w'umara yo gukora yambaye neza. Fateo twese Yesera rwose agakora umurimo w'Imana yambaye kanzu nziza ayibukira ko twabanye neza. Hanyuma nje na madame tugiye gukurikiraho, arakurikiraho Mandiriho na madamu we, akurikireho Ntirenganya na madamu we. Abo nibo twapanganye gahunda. Ejo rero navuze ko ari kumwe na Denise, ngo nawe urazabona Denise. Hanyuma nje na madamu, reka mbe madamu avuge, muno harimo amafaranga ariko avuge n'ikindi. Amen. Nawamana n'umutima raje iyo wabanye n'umuntu neza agamara n'umutima yawe yabura rwose, kandi avuze ko yamaranga umutima bari mu mugisha bazamani koko Ukuri twagomba kuyizana ahangaha, zirahari mu kiraro, uraturanye arayifata turayimuhereza. Mwane mu cyane niba muri ayirya niho muzayorora hariya, ariko muzayijane muyorore hariya muyorore. Kadukurikiza rero Mandiriho kuko twabipanze. Akoze kanakira madamu yegere hino kuko twabipanganye nyine nk'inama y'ukwezi twabanye na Charlotte, kandi Charlotte ni umubyeyi mwiza, ni umubyeyi tutabona icyo kumuha kuko ibintu byo bishira, ariko turakubwiye ngo uzagisha n'ihirwe mu mirimo utorewemo uhamagariye gukora, Imana izabane nawe. Ubugira kabiri ntuzibagirwe iyi timu tubona, ntuzatwibagirwe niwamara kurya no guhaga uzibuke n'abasigaye. Icyanyuma mubwire nabwiye ngo turagukomeza kugusengera. Uwabwirije yavuze ikintu gikomeye, yavuze ngo ntagenda kimwe ibigeragezo bishira, buri wese ku mwanya ariho agira ibigeragezo bye, tuzafatanya gusenga kandi Imana izabana nawe. Reka tugushyikirize impano twaguteguriye na madamu irahangaha. Imana abane nawe izakugirire neza. Murakoze nagije ko twabanye neza, ngira ngo higera ku Musanze twarakoranye dukorana neza, ni ngombwa ko ndetse we asabwa ngo bigasigara ku Musanze. Ubundi mu gitondo nateguye ko tuze n'umudamu uri kurikiza twagize impamvu mu gitondo tumaze kwitegura ituma atagaragara uyu munsi mu materaniro, ariko bisi Imana yabishimye. Ariko yambwira ati gusa ati Charlotte iyi mpano nguhaye azagire kuri Nyiragarama, nibura azafate ikintu cyo kurwibutso, azabire ko yabanye na Faustin ndetse kandi tunabavanye muri benshi batagize ntabwo bazi ko turabavanye
ngo dusoze dutya, twebwe nk'abapasiteri dukorana na Charlotte tumaze kumuhereza impano, ariko nyakubahwa regionali tunejejwe nuko Charlotte azamuye mu ntera, ariko ku rundi ruhande rumwe abanyabyangombwa twabarenganya, natwe turababaye. Ikipe yacu yari ikipe nziza, ubona ko kwezi yamusanze twahurizaga hamwe, hagati yacu nta ntambara zigeze zaboneka. Kuva twatangirana Charlotte yagiye Nyamagumba, nzamuka mu Kinigi, tugahurira mu nama kwezi, sigara mu nama kwezi amusanze waragenda, arongera aragaruka. Agarutse ngirirwa umugisha wo kugira ngo umuyobozi wabo, akenshi twakoraga inama za buri munsi. Charlotte nazana amafaranga twandikije tugasigisha n'amakaramu y'umutuku tutazazibagirwa. Igihe twakoraga inama regional dahari agasanga twasigisha amakaramu y'umutuku, ubwo inama yabaga yapfuye yanze, ariko ntidutera amakimbirane. Turashima rero yuko tuzamutse mu ntera, kandi mu by'ukuri yavuganye nawe izabana nawe. Komera rero, turi kumwe na regionali, icyo cyawe tuzagerageza kugikamana uko bizadushobokera kose, nubwo tutazaba Charlotte ariko tuzagerageza. Rero Imana igomba cyane murakoze. Nyuma igikorwa cyo kwerekana ko twabanye n'umuryango wa Charlotte. Hanyuma rero madamu yambwiye ngo Denise uyu munsi aba ari kuvuga ijambo. Denise rero hari ikanzu twamuteguriye, kandi koko azabonamo ko ari ikanzu. Hanyuma rero aho Denise mvuga rimwe n'uko turangiza. Haleluya. Kugira ngo madame yegere hino, hanyuma natwe ibyo tuvuga kuri Pastor Charlotte. Madame hauri kuri bamuza ikatiza wafu Ese shimo umugore wageze, hanyuma tuvuga amagambo make kuri Charlotte. Usibye kumubwira ngo yarakoze, ntabwo byoroshye. Kugira ngo rero dufashe uyu mwanya nk'umuryango Charlotte n'umutware ngo tubashimire ubungayi ikomeye muha imiryango myinshi. N'uwanjye rero waraporotise inkunga yatugezeho. Isengesho rya Charlotte hari benshi ryafashije, nanjye ndimo. Twebwe rero iyi gahunda bayipanga abashumba basaba regional abacira amande twabanaga muri byose, ugeze kuri Charlotte bagivanamo, ariko ndashima Imana ko ndi kumwe n'umugore wanjye, reka natwe tumushimire. Charlotte yarakoze, kandi aracyakora, ni ukuri tubikuye ku mutima, yumve ko n'abana bacu bagushimiye. Hanyuma rero twakoze geste ku ikoranabuhanga, twagutumyeho akanyenyeri,
ariko wumve ko tuzakomeza kubana mu buryo bufatika ndetse no mu buryo bw'umwuka. Ntabwo tugiye kure, nukenera ko hari aho umunyaza kujyana uzagira ubwoba, kandi tuzagushyigikira muri byose. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Urabona hari madamu ataraza, kuba ibara umuranza uburyo ndaza ndi kuvuga. Ndagira ngo mvuge kuri Charlotte mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere n'uburyo bw'umuryango wanjye. Charlotte twasengeye no ku pastor, nibwo bwa mbere twari tumuhuriye muri gahunda zo gusengerwa, tubonye umuryango tumva rawukunze mu muryango mwiza. Twabanye neza mu nama zitandukanye, ibitekerezo bitandukanye twamugireho umugisha, ndetse by'umwihariko twagize ibihe byo gusengana. Madame yaje, Imana ishimwe, twagize ibihe byo gusengana bihagije, twumva n'amakuru y'ijuru. Imana yatuganiriza mu buryo butandukanye. Turashima Imana ibyo bihe byiza twagiye na Charlotte. Hanyuma ndaza nanone gushima Charlotte. Twari tumaranye amezi 6 dukorana, ndumukoresha we. Yakoraga umushinga wa Compassion International, umushinga w'itoro rya Kidaho, mbere y'umushumba. Mu gihe gitoya twari tumaranye na Charlotte. Ni umukozi pe, ariko kandi nanone akaba n'umukozi w'Imana. Yabanaga n'abana akabafasha mu buryo butandukanye. Iyo twaganiraga nkumva intimba afitiye bariya bana, nabanga uyu n'umukozi Imana yahamagaye. Ikindi, yafashaga itorero mu nshingano ze. Hari ibyo twaganiraga arabizi. Maze iminsi nibaza ngo ko Charlotte agiye noneho biragenda gute. Regional hari uburyo bukomeye cyane yafasha mu itorero, ndetse abantu bamwe batanashobora no kubyumva, n'abagerageza kumutera ubwoba, ariko mu by'ukuri akambwira ngo navuganye n'Imana, ngomba gukora ikiri ku mutima, kandi Imana kinyobeyemo igitari icyangombwa. Ndashimira Charlotte rero mu gihe gito twatumaranye nk'umukozi twabanaga hariya. Ni ukuri Imana imugisha, kandi ahagiye izamwagure kurushaho. Mbere y'uko nsoza ijambo, kamereze madamu, hanyuma nagira icyo avuga. Murakoze. by'umwihariko njyewe gutangira murabizi situation nagezemo hano ndimo nkorera Rusizi ntaho usanga. Charlotte twarasenga, yabaye umuyoboro w'inkomezi zanjye n'umuryango wanjye. Imana yamugejejemo ibihumuriza byanjye, umunyuzamo n'amasezerano, kandi adusobanura mu gihe gito. Ntabwo nabibahisha, arabizi. Imana imuhumurisha. Yari umuntu uretse no kuba ari umushumba, njye ntabwo namusangaga nk'umushumba. Yari umuntu numva nkeneye gusenga, nkumva ari we muntu gusenga, numva ameze neza. Bizangora, ariko wenda Imana izahagurutsa undi, ndabyizeye uko bigenda, kandi hari abamutegereje nawe agiye kubera umugisha. Tuzagusura, tuzongera dusengane, tuzatarama, ijuru rizongera tubwire, kandi rirahari ubwacu. Nshimiye Imana kubw'intambwe imuteje, igiye kumukoresha ibikomeye birenze ibyo yavugiye ahangaha. Tuzajya twumva amakuru, nitunamusura tuzabibona. Rero mfite amatsiko yo kureba ubuhamya bwe nyuma y'umwaka umwe, ariko atarabona. Tuzabona ibintu bikomeye. Ntabwo Imana yakora ibi bintu by'uburiye, ifite vision ndende.
dukumbure kubireba, dukumbure umurimo ukomeye Imana igiye kumukoresha. Ashimiye Imana kubw'uyu munsi. Murakoze. Nyuma nk'uko Kristo yabivuze, twakanze akanyenyeri, Imana twamugeneye araza kuyibona, kandi tubakunda urukundo rutira Imana. Imana Twakanze akanyenyeri nk'umuryango, ariko ku bwanjye Imana yawe ngiye guhereza Legiseti. Ndabizi ko hari undi muntu asa Legiseti, nibwo nzabitegura uko umutima wanjye ushaka. Impano yanjye nka mama wa y'umuryango. Reka na mwarimu Constantine na madamu nabo bifuje kwifuriza Charlotte imigisha y'Imana. Amarangamutima yabaye menshi. Amen. Ariko nta kundi. Muri uyu mwanya kubana Pastor Charlotte muri uyu mwanya byiza cyangwa kitari kinini hagati inshuti yacu mu buzima, kandi barabanye twabanaga nanone kandi neza mu buryo bw'imibereho y'ibisengere, ibintu byinshi, ariko babanye mbona bafite umutima w'ishari cyangwa se umutima mubi. Rero by'ukuri muri uyu mwanya Imana igiriye neza, ubwo abantu bashavuye, ariko ukuri nuko ahubwo ari hazima. Rero turanezerewe kwifatanya nawe mu byiza, natwe rero turavuga tuti ntabwo twamureka bagende gutyo gusa, natwe tukabiza ngo tumushyigikire tumwitaye. Ukuri Imana izagendane nawe kandi izakorana nawe kuko igiye ibana na Mose, uko byagenda kose izabana nawe mu bihe bye. Rero uriya yabanye na madamu cyane muri hanini asa nk'impanga, uriya ikindi Charlotte bituruka hamwe. Rero uko byagenda kose ndamwishimiye ko yakomeza kuzamuka, Imana izamugirire neza. Rero muri makeya nezejwe no gushyigikira amavuta y'ibyo Imana iri gukora ku buzima bwiwe. Reka mpereze na madamu avuge gake, barabisabye dushikirize Imana twateganyije. Imana ishimwe ko umpaye uyu mwanya. Muri njye nyagira ikintu cy'uko ntabona ikintu mvuga ku muntu yabwiye mu mubiri. Ngira umugisha rero kukuvugaho ukiri muzima. Mushimiye imbere y'iteraniro, ni umuntu twabanye ntafatika, ni umuntu twabanye nuzuye intimba, abasha kururutsa umutima wanjye. Ndagushimiye aho nabuze abavandimwe wambereye umuvandimwe, aho nabuze ababyeyi mu gihe wari urimo wambereye umubyeyi. Ndagushimiye uko mumubona nirengagije urwego rw'ubupasiteri cyangwa se urwego rw'ubushumba. Ni umuntu ubana n'abakene, akabana n'abambaye ubusa, akagira uko abatwara, akabana n'ababuraye, akagira uko abatwara, akabana n'abafite, akagira uko abatwara, akabana n'abari mu rwego rumurenze, kandi nabwo akagira uko abatwara. Imana izaguha umugisha, ukomeze ubanire abaturage, ukomeze ubanire n'igihugu, si mu gihugu gusa, uzakomeze urenge n'imbibi z'u Rwanda. Ndagushimiye rero, ni umuntu wanyigishije
arega kunyigisha ibindi byose, ariko mu biyoloji yanyigishije yampesheje umugabo. Ndagushimiye rero, mu biyoloji wanyigishije yambereye umugisha, mu biyoloji wanyigishije yampaye kubyara ngaheka, mu biyoloji wanyigishije yampaye gushobora kubana n'abandi muri ubuzima bwa gikristo. Rero Imana ikomeze gukumbera umugisha. Nabwiye umugabo ndamubwira nti ndishimye uruhande rumwe ko azamutse, ariko ku rundi ruhande ndababaye. Arambaza ngo babajwe n'iki? Ndavuga nti nubwo ntamuhamagara, ariko igihe nabishakira ni uko nzi ko namuhamagara akanyitaba. Ariko ubwo agiye kuba regionali kandi akaba avuye mu ntara yacu, birashoboka ko nzamuhamagara kuko inshingano afite ntabashe kunyitaba. Ndagushimiye rero, kandi uzambabarira igihe nza guhamagara, uzanyitabe. Nushaka uzambwira uti hangane ndi bize, ariko unyitabe, kuko wakubanye nanjye, ariko uzakomeza kubana nanjye. Ndamushimira rero ko uko nakomeje kubana nawe, twarasenganye umunsi umwe ntase twafashe ibihe mu rugo, barambwira ngo mbese ko tubona uhora ku karago utubwira ko uhora ku rusengero, utekereza ko uzava mu diyako? Utekereza se ko uzaba pasiteri? Ndagushimira ubwo wansize kuba madamu mwarimu, niteguye kuzavamo madamu pasiteri. Ndagushimiye, ibyo sinigeze mbikubwira, ariko nawe ngushimiye Imana ko bitewe n'ibyo wumvise ukihanganira, ukareba ukihangana. Ngushimiye Imana ko itabirebye gutyo gusa. Abaririmbyi bavuze ko uzabonezanta cyaha gusa, hari n'ahandi kandi ugomba kuhashika. Uzakomeza utubanire, uzakomeze rubaki, ukomeze ubanira utifite. Imana izaguha umugisha. Murakoze. Abakuru b'itorero ba Byangabo bihute, mama arahari, ariko ndagira ngo nabo bigire hino n'abakuru b'itorero kugira ngo ducuruze uburyo bwite, kandi tuvuge mu cyamake kubera ko amasaha yagiye none tugiye gutanga impano, tukayivugaho amagambo menshi twararahanga. Tuvuge mu cyamake, mama abanze. Nta byinshi ndavuga. Umubyeyi wanjye yambereye marene, ariko aho umukecuru wanjye atari abahari, ni wa mubyeyi, kubera ngo umukecuru wanjye nyine ashaje, iyo ngiye kuyo kubyara, ni ukuri igikorwa cy'umubyeyi araza akagikora akansohora. Kandi mbese njye nta kintu navuga. Iyi bahasha urabona ukuntu yambaye neza, akeye, harimo umukenyero, azagenda awugure. Ni ukuri azahora ari umutegarugori, azahora ari umubyeyi. Icyo mwifurije. Uruhande rumwe navuze ngo ndababaye yuko narasengesheje, ndavuga nti se ko marene agiye none nsigaranye nde, ariko ndavuga nti Imana imukurinze kundusha. Ariko nubwo imukunze ntabwo apfuye, aho agiye ntabwo ari kure, nzajya nyaruka musangeyo. Ariko yambereye umubyeyi mwiza, ntuzi ubuhamya bwakwira bugacya. Imana izamuhereze umugisha. Gufotora mu Jean Paul
pasiteri wacu aba twagiye tuba pasiteri ahari yatusobanuriye twe akatuzana yatubera umubyeyi mwiza tunakamura nka pasiteri twari tuzi ko umubyeyi wacu twasaba n'originali muzaduze umubyeyi mukabye pasiteri mutiyo muzaduze umubyeyi wese ushaka ukuntu utarwaye umubyeyi yagiye ubwo rero abakuru b'itorero twese twateguye impano yakuye ariko hari n'abakuru b'itorero tuzi impano ku ruhande ubwabo nabo baragira amaserebura yo kumaze kuba impano yacu. Iyo umuntu yakoranye n'abantu neza hari ikibiranga. Abakuru b'itorero rero ba Byangabo turabashimiye cyane ku mpano nziza muhaye n'ikimenyetso kigaragaza ko mwakoranye neza. Yego rwose abakuru b'itorero no ku giti cyabo mugire kubaborera igiti cyabo abazi ko bateguye impano ku giti cyabo abakuru b'itorero muze kuza Byangabo rusange niko bambwiye kuko Byangabo rusange muze rero mama yigira hino niba kumva kani keza ubundi nziza cyane no anje twabanye neza yamuye n'ayindi ariko naruka mu rusengero ngenda yishimiye cyane uraye impano afite n'umuryango wanjye kuza ari kwitwarira arayikore ageze kumwe kandi azajya gukora sawa mimi nitakatoya rero ndeka babire ko tubikora kugira ngo ducunguze uburyo bwite muvuze mwese twarara ahangaha ahubwo impano yawe ufite umubwira uti